Alo sheri, ni sheri turi kuvugana. Ariko sheri, nakubwiraga ngo tuzabana. Hajya ugira inkwano gamwa. Ubwo ntabwo uzi ko abakobwa b'iki gihe aribo bari gukwa abasore. Ngo nawe ugira, ariko nawe ntukajye wigira gutyo. Ubwo se waba utagira nyashi, ukaba utagira inkwano, ubwo se waba ufite iki? Yewe, ujye kureba bwa buhungu bwo mu cyaro da, nibwo butereta, budakiza ikintu bwitaho, kubera ko bamenyeraho mu cyaro nta nyashi bagira. Genda shaka umukobwa ufite nyashi, ufite amafaranga. Wowe nta nyashi, nta mafaranga, nta kazi, nta nubwo uzi gucuruza agataro. Wamenya gucuruza agataro se? Basi nzaguha igishoro. Igishoro ndagifite, rega ndi boss. Ndi boss, mfite ama etaje hano i Kigali. Iyi etaje zirenga 300. Nahita nezamo aka etaje kamwe, ariko nkaguha igishoro ukajya gucuruza agataro. Cyangwa ngo gushikira nk'ibotike. Ibotike washobora kuyicuruza. Yewe, niba wabishobora twabikora, ariko hari n'ukundi twabigenza. Nkakujana, ariko nakujaniye ubuntu. Wabwira itata, inamami, nyoko naso. Ababwira ngo wa musore yavuze ko atazanjaniraho. Mugurije agasambu ngo tukamuha inkwano ka miliyoni 350 ngo yanjana. Babyemera. Yewe, nibabyemera uzambwira, ariko niba nta kintu ufite ntabwo nakujana pfushe rukara. Banahe ntabwo nakujana. Ntabwo nakujana, reka nanigendera uneye ubwo.